kwikubitira katubanza dore mu ikipe ya APR tugenda ingingo ku yindi. Ikipe ya Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu cyangwa se kikarasa imitutu. Duhere ku ikipe ya APR, ni ikipe ya APR Erieri wenda reka mbanze nkoranse. Nitujya kureba ikipe ya APR, ni ikipe twavuga ko yatangiye rokare cyangwa se yatangiye imyiteguro hakiri kare. Ni APR imaze gukina umukino wa kabiri, n'umukino wa kabiri w'igicuti irimo gukina akakanya magingaya, nubwo ishyoronge mbona bishobora kuba byahindutse nuza gorisho ko atetsemo igitego cya gatatu urumva. Ariko ni APR mu by'ukuri twavuga ko APR imyiteguro yayo igihe kizagera mu by'ukuri yaramaze kubona babakinnyi 11 babanzamo urumva. Ni APR uko turimo kubona ba Mamadusi barimo kugenda bakora ibingibi, tukabana ba William Mutogi nabo barimo kugenda bakora ibindi, ba Jibril Watara. Uko umutoza agenda akora impinduka za hato na hato, ibi biraza kudufasha kuzabona 11 ba APR beza umutoza azifashisha, ndetse n'abandi babatsimbura. Siko bimeze cyane. Ubwo cyetse niho hari ikindi warenzo kuri APR, ariko nge mbona ibingibi ntabwo nge ndibwite kuri resultats uyu munsi ni zejo ngo zejo bone ngo batsinze Gasogi, ibyo simbyitaho. Ahubwo nge icyo ndimo guha agaciro ni preparation buryo ikipe ya APR bisa ndimo kujya gute kwitegura hakiri kare. Okay, wari ubivuze neza. Urabona ko ikipe ya APR ikina n'ikipe ya Gasogi. Abantu baravugaga bati ese iyi kipe noneho ni gute umutoza Abdurrahim Terabi ari buze kuryarinya mu kibuga. Bakavuga bati ikipe ya APR yashyizemo amaraso mashya, yazanye abo batogi, izana abo ba Raouf Mamel Dao, izana abakinnyi ba Ronald Sekiganda nubwo atarahari, izana abo bakinnyi bagiye batandukanye n'abandi bari baje mu mikino ya phase retour. Ubona ko abantu nyine bari kubishidikanyaho bagenda bareba uburyo ibintu byakorwa, kuko nujya no kwibuka Arufa nk'umukino bakinnye, reka ngurebere neza. Urabona ko nk'abari babanje mu izamu ku ruhande rwa APR nko mu izamu hari harimo witwa Ishimwe Roma, ubwo ni Mario Ishimwe Pierre. Yego. Hanyuma yabanjemo witwa Nigena Kerema, we nakorwaho n'amakuru aravuga ko ashobora no kuza gusohoka muri iyi kipe nibaramuka babihaye umugisha birimo biravugwa hanze muri za Tunisia. Hanyuma niyo mugabo Claude yari ahari nka kapitene birumvikana. Uwitwa Nshimiyimana Yunusu nawe yamaze gufatisha, ubona ko ari Yunusu wane nawe aracyaraho ari kwishakisha. Hanyuma uwitwa Fitina Omba Bebe yarahabaye mu kibuga rwose. Hanyuma uwitwa Ruboneka Jean Bosco ameze neza hagati mu kibuga kabisa. Ngabo nziza Pacifique mubi cyane guturuka mu ikipe ya Police. Raouf Mamel Dao yarahari, Mugisha Gilbert, William Mutogo ndetse na Jibril Watara. Ku rundi ruhande ugiye kureba abakinnyi uyu munsi umutoza yabanje mu kibuga. Yego, uyu munsi umutoza yakoze impinduka kuko mu izamu yabanjemo witwa Hakizimana Adolphe. Yego, uri kumva handi uvuga ngo umuntu abari kugenda pima azana witwa Nigena Kerema nawe nuri kumva. Yego, azana witwa Fitina Omborenga nawe ari tayari. Azana Shimimana Yunusu na niyo mugabo Claude. Wumva ko banka y'inyuma nagukoraho. Arongera agarura Ruboneka Jean Bosco na Ngabo nziza Pacifique uyu munsi. Uyu munsi buri kuvuga uyu munsi cyane abo yabanjemo nyine kuri match bari gukina n'ikipe ya Gorira. Uwitwa Raouf Mamel Dao yego yararimo. Uwitwa Mamadusi amuzana mu kibuga. Agaruka mu kibuga. Mamadusi agaruka mu kibuga. Hanyuma uwitwa William Mutogi, wibuka ko Mamadusi ubushize yari mu ekipe ya kabiri. Yego, yagiye ni nawe watsinze igitego cya kane. Uyu munsi rero yamukize, yatakishije ubundi abataka bangaye, abataka 4 uyu munsi. Uyu munsi batakishije 4 ni batatu harimo Mamadusi, William Mutogi ndetse na Watara na Jibril Watara. Yego, abo bose yababanjemo. Mu kuvuga ngo William Mutogi ari kuryataka uwitwa Watara na Mamadusi bakaja banyura ku mpande. Ariko uwitwa Mamadusi ibitego bibiri APR yabonye ni Mamadusi wabitsinze. Niwe wabitsinze. Yego, kandi ashobora no gutsinda hatirike, byose birashoboka cyane. Bishobora kurangira atsinze hatirike. Uwitwa Raouf Mamel Dao ku gitego cya mbere yarekuye satire iteye ubwoba cyane. Abaramuhereje unda gukanya barabisoje. Urumva rero ikipe ya APR urumva ko iri kugenda ishakisha imikino ya gishuti. Yego, ariko irimo iragenda
ihinduranya abakinnyi nyine bahinduranya abakinnyi kugira ngo barebe niba koko aba bakinnyi hari icyo baza gufasha. Ubwo gorira nayo ku rundi ruhande iri kugenda igira ute iteramo igice cya mbere cyarangiye ari 2-2. Yego, igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 2-2. Nibyo nakubwiraga iyi aperi eriyeri ntacyo kugeza mikrofone yanjye sinzi icyo nakubwiraga icyo nari ndimo kuvuga bakurebere kabisa. Ndimo mvuga nti iyi aperi mu by'ukuri iyi pre-season ikoze iki gihe cyangwa se aba bakinnyi uburyo irimo kugenda baranja uburyo barimo kugenda bakina neza mu by'ukuri ubona ko ari ikintu twavuga ngo batangiye hakiri kare, batangiye kurebana rugikubita kugira ngo bazabone 11 beza. Nibyo nahoze nkubwira, uribuka umutoza w'ubushize wa aperi yagize igihe cyiza cyo kubana na groupe y'abakinnyi be, ariko birangira barinda kumwirukana, barinze bamwirukana atarabona 11 babanzamo. Urumva nicyo kintu cyiza uyu mutoza Abdulrahim Tarabi ari gukora, kubera ko nk'ubu tuvugana niba muri 11 bari babanjemo kuri match ya Gasogi, ubu tuvugana nanone abantu yahinduye urabona ko ni 2. Abantu yahinduye ni 2. Abantu yahinduye ni Mamadusi wajemo uri kumva asimbura ubwo twavuga Gilbert yasimbuye Gilbert barafinda, ni Hakizimana Dolphe wajemo asimbura Mario. Yego, urumva ko nizo mpinduka zonyine, abandi bose urukumva ko 11 ari kugenda abatestinga nyine avuga ati aba turabafite abanda bafite. Urumva hanze haracyari abandi bakinnyi, urumva nkabamugisha barafinda kibanjemo, kandi nkubwira ngo niwe nyine wasimbujwe Mamadusi. Barafinda, urumva barafinda bo bari hanze, harimo abakinnyi benshi ba peri ba Denis Omedi wagize ibyago, ntabwo bahari. Hanyuma wa mugande se wende nonuza se Kiganda Kiganda nawe ari aho ngaho ntabwo yaje yaragize akabazo yego k'imvune. Yego, ubona abakinnyi n'abakinnyi peri ifite ba Dawuda ariko ari ku ntebe, ari Sefu Dawuda bari ku ntebe, abo nziza Pacifique ashobora kuzakaba umwanya. Yego, aho rero yo nemerera umuzungu ntabwo yita ku cyuri. Ibyo byo ntabwo, ariko se wari nkawe wabyitaho mu Rwanda ntibishoboka. Byo rero mu by'ukuri mu Rwanda nubizi koko ni ibisanzwe. Ubwo rero nibyo nakubwiraga ngo iyi aperi mu by'ukuri tutabeshye nikomeza muri iyi riti mirimo igakomeza muri uburyo ejo bundi nibyo twavugaga ko ifite n'andi match amicale. Match amicale ishoboka cyane ni ya Azamu rwose tariki 17 ashobora kuzayitera, kubera ko ngo ikipe ya Kaizer Chiefs hari andi marushanwa ugiye kwitabira. Ibyo nta kibazo, Kaizer Chiefs kabone nubwo Kaizer Chiefs itaza, ariko kandi izindi nazo zikaza. Simba nayo uzi ko bavuganye, yego, ubwo nayo rwose ishobora kugira ute gusesekara i Kigali. Simba igomba kuza ni nk'ihame, Simba igomba kuza ndetse na Azamu ni imwe mu ekipe bavuganye byaranarangiye. Urumva mu by'ukuri cyaba ari ikintu cyiza cyane. Gorira yatsindiwe n'uwitwa Tansere ndetse na Frank. Tansere imwe baguze mu baramwanze ntashobotse ariko azi umupira w'urwego rwo hejuru, ariko nanjye ntabwo namushimaga muri Reyo, ntabwo nabyemeraga. Tansere ari umwe mu bakinnyi b'abahanga barimo kubafasha. Masengo Tansere ntabwo wamwizera nawe ntabwo wamwizera rwose. Ubwo rero mu ikipe ya peri turakomeza tubagezeho n'izindi update uko amakuru kugenda tugeraho, cyangwa se ishyorongi ko biri buze kugenda. Kaizer Chiefs ishobora kuzitabira irushanwa ryitwa Toyota Cup. Kaizer Chiefs izakina n'ikipe ya Asante Kotoko tariki 26. Okay, aho byaba ari sawa cyane rero mu by'ukuri. Ariko nta nicyo binatwaye kuko nubundi aba bakiza Simba za Azamu n'andi mekipe peri zakomeza kugenda ikina nayo mu rwego rwo kwimenyereza. Ntekereza ko ntacyo bizaba bitwaye nibiguma muri iyo njyana. Apeni ikomeza kugira amamatch nk'ayo ngayo, urumva kandi bivuga ko banafitemo Super Coupe na Rayon Sport ejo bundi. Na Rayon Sport kabisa izaza muri 20. Ntabwo iratangazwa. Niwabonye ko na champion y'u Rwanda ishobora kuzimuka. Oya byararangiye. None se 15 ni confirmed mu kanya tujya muri Rayon Sport raza kubibona. Raza kububyumva. Aho rero mu ikipe ya Peri twaba dusoreje kuri iyi ngingo